Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo. Umwanditsi w'uru rwandiko ntazwi, kandi abantu bamaze igihe kirekire bibaza niba Pawulo ari we warwanditse cyangwa hari niba ari umwe mu bo bakoranaga nka Barinaba cyangwa Apolo. Ariko mu by'ukuri ntitubizi. Mu mutwe wa 2 dusanga umwanditsi yaragiranye imikoranire ya bugufi n'abigishwa bo ubwabo bagendanye na Yesu. Kubw'ibyo tubasha kumenya ko uru rwandiko rushingiye ku myigishirize y'intumwa. Ikindi nanone ntituzabura urwandiko rwandikiwe ndetse n'aho bari batuye. Umwanditsi arabizi neza kandi yibwira ko bafite ubumenyi buhagije bw'ibyanditswe byo mu isezerano rya kera, cyane cyane inkuru y'ibitabo 5 bya mbere bya Bibiliya, Tora ariyo mategeko ya Mose, ibyerekeranye n'uburyo urubyaro rwa Aburahamu rwaje kuba ishyanga rya Isiraheli. Kubirebana n'uko Mose yabavanye mu bubata muri Egiputa akabageza ku musozi Sinayi aho baherewe amategeko ya Mose maze bakagirana amasezerano n'Imana, aho bubatse ihema ry'ibonaniro, aho abatambyi batambiraga ibitambo, byerekeye nanone uko bazerereye mu butayu bari mu nzira berekeza mu gihugu cy'isezerano. Umwanditsi azi ko abasomyi bagomba kuba bazi amakuru yose yerekeye izi nkuru, kandi birashoboka cyane ko abo rwagenewe bagizwe n'abakristo b'Abayuda. Aho niho izina ry'urwandiko riva. Dufite kandi ibimenyetso dusanga mu mutwe wa 10 ko uyu muryango w'itorero wahuraga no gutotezwa ndetse no gufungwa kubera gukurikira Yesu kwabo. Bamwe mu bo muri uwo muryango barimo batera Yesu umugongo ndetse bakava no mu byizerwa. Ibi rero bikaba ari byo bisobanura intego n'imiterere y'uru rwandiko. Icya mbere hari ijambo ry'ibanze rigufi rikurikirwa n'ibice 4, aho umwanditsi agereranya no kwerekana itandukaniro rya Yesu n'abantu b'ingenzi b'ibyabaye mu mateka ya Isiraheli. Yesu abanza kugereranywa n'abamarayika n'amategeko ya Mose, ubwa kabiri agereranywa na Mose n'igihugu cy'isezerano, ubwa gatatu n'abatambyi na Melikisedeki, maze ubwa nyuma akagereranywa n'ibitambo n'isezerano. Ubundi umwanditsi afite intego ebyiri z'ingenzi muri ibyo amutandukanya nabyo byose. Intego ya mbere ni ugushyira Yesu hejuru nk'usumba uwo ari we wese wundi cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose, byerekana ko Yesu bakwiriye kumwiringira no kumwiyegurira. Ariko intego ye ya kabiri ni iyi: ni ugushishikariza abasomyi gukomeza kugandukira Yesu nubwo baba batotezwa. Bityo muri buri gice ashyiramo umuburo ukomeye wo kudatera Yesu umugongo. Reka tubijye imuzi noneho turebe uko ibi byose bisobanuka. Gusumbishwa ibindi kwa Yesu bitangirira mu nteruro ya mbere y'intangiriro. Mu bihe byashize Imana yavuganiye na basogokuruza mu buryo bwinshi bunyuranye, ariko muri iyi minsi ya nyuma yavuganiye natwe mu mwana wayo. Umwanditsi ari kuvuga ko Yesu aruta inzira zose zabanje Imana yiyerekaniyemo ku Bisiraheli. Hanyuma avuga ikintu gitangaje, ko Yesu ari ukurabagirana k'ubwiza bw'Imana akaba n'ishusho nyakuri ya kamere y'Imana. Ibi bigereranyo bisobanura neza kurushaho umwirondoro hagati ya Yesu n'Imana. Icyo Yesu ari kuri Data ni nk'icy'imirasire y'umucyo uko ibereye izuba, cyangwa se Yesu ari kuri Data nk'iki cyapa cy'impeta kibereye icy'impeta imenyesha. Kubw'uyu mwanditsi nta Mana ibaho uretse Yesu. Yesu ni Imana yahindutse umuntu aba umwana, kandi imirebere y'uko Yesu yashyizwe hejuru nibyo byibandwaho mu gice gisigaye cy'uru rwandiko. Mu gice cya mbere umwanditsi agereranya Yesu n'abamarayika. Bishobora kugutangaza nk'ibya kera. Uti kuki abamarayika? Mu Rwanda rw'Abayuda byigishwaga bishingiye ku gutegeka kwa 2:33 umurongo wa 2 kw'amategeko n'ijambo ry'Imana byahawe Mose ku musozi Sinayi abihawe n'abamarayika. Nuko rero kuvuga ko Yesu aruta abamarayika, umwanditsi abahamya ko Yesu n'ubutumwa bwe bw'inkuru nziza buruta intumwa zose z'ijambo ry'Imana zamubanjirije. Umuburo wa mbere uturuka kuri iyi ngingo nyine. Niba Isiraheli yarahamagariwe kwitondera amategeko ya Mose yatanzwe n'abamarayika, ni akahe kageni dukwiye kurushaho kwitondera ubutumwa bwatangajwe n'umwana w'Imana? Kandi si ibyo gusa, kuba urwego rwa Yesu rusumba cyane abamarayika ni iby'agaciro kangana iki kuba yarigomwe mu icyo cyubahiro kirenze agahinduka kuba umuntu, akababazwa akanapfa. Muri Yesu tubona ikuzo rikomeye ry'Imana no kwicisha bugufi kw'Imana gutangaje, ubwo Yesu mu mpuhwe ze yifatanyije n'abantu ngo asangire nabo imibabaro yabo. Mu mutwe wa 3 n'uwa 4 umwanditsi akomeza avuga ko Yesu aruta Mose, we wayoboye Abisiraheli mu butayu kandi akanubaka ihema ry'ibonaniro. Yesu kandi ni umuyobozi w'ubwoko bw'Imana, ariko muri we ntitubona umwubatsi w'ihema gusa, ahubwo nk'umwubatsi w'ibyaremwe byose. Hanyuma umwanditsi asubiramo inkuru y'uburyo ki Abisiraheli bigometse kuri Mose mu butayu, maze batakaza amahirwe bari bafite yo kwinjira mu buruhukiro Imana yari yarabahaye mu gihugu cy'isezerano. Noneho hakaza umuburo wa 2. Niba Yesu aruta Mose, ni akahe kageni tuzahanwa kurushaho turamutse tumugomeye? Natwe turahasa no mu butayu aho tugomba kwishingikiriza Imana kubw'uburuhukiro bw'ahazaza mu isi nshya y'Imana. Nuko rero mwirinde kugira ngo twe kugoma nk'uko Abisiraheli babigenje mu butayu, maze tukabura amahirwe Imana itanga yo kwinjira mu isi nshya yaremwe. Guhera mu mutwe wa 5 kugeza mu wa 7 umwanditsi agereranya Yesu n'abatambyi b'Abisiraheli bo mu nzu ya Aroni.
inshingano yabo yari iyo guhagararira abisiraheli imbere y'Imana no gutamba ibitambo byatambirwaga cyangwa byatwikiraga ibyaha by'abantu. Nyamara yerekana ko abatambyi ubwabo bari abantu bafite intege nke, bityo bakaba baragombaga guhora batamba ibitambo by'ibyaha byabo bwite nk'uko babikoraga ku bw'undi wese. Ikiruta icyo cyari gikenewe. Nuko noneho umwanditsi agasobanura ko Yesu yari icyo kintu, niwe mutambyi ubaruta bose. Ariko Yesu ntiyavuye mu muryango wa Aroni, ahubwo Yesu yari umutambyi wo mu buryo bwa Melikisedeki, uwo mwami n'umutambyi w'amayobera wo muri Yerusalemu ya kera, uvugwa mu nkuru zivuga ibya Aburahamu. Ubundi dusanga muri Zaburi 110 ko umwami wo mu rwego rwa Mesiya uzakomoka mu muryango wa Dawidi azaba umutambyi wo mu buryo bwa Melikisedeki. Ku bw'ibyo, icyo umwanditsi ashaka kuvuga ni iki: Yesu niwe mwami n'umutambyi uruta bose. Niwe utagira amakemwa, iteka ahora yiteguye gufasha abantu be, bityo akaba ari utundi muhuza uwo ari we wese hagati y'Imana n'abantu. Ko ni nako haziraho umuburo we muri iki gice. Kwanga Yesu ni ukwanga amahirwe aruta andi, kandi yo yonyine ahesha umuntu kwiyunga n'Imana mu buryo bwuzuye. Ku bw'ibyo ntimukabikore. Ibi bitujyana ku kugereranya kwa nyuma dusanga mu mutwe wa 8 kugeza mu wa 10. Umwanditsi yerekana uburyo urupfu rwa Yesu ku musaraba rwari igitambo gikomeye cyane, kiruta ibitambo byose by'amatungo byatambirwaga mu rusengero. Ibyo bitambo byagombaga gutambwa buri gihe, haba buri munsi cyangwa buri mwaka, ku munsi w'impongano. Yesu yatanze ubugingo bwe rimwe na rizima, kandi ibyo biba birahagije kugira ngo bikureho ibyaha by'abari mu isi yose. Niyo mpamvu umwanditsi aburira abasomyi be kwirinda gutera Yesu umugongo. Bisa no gutera umugongo amahirwe y'imbabazi z'Imana ku buntu. Kuki wakora igisa gityo? Avuga ko igitambo cya Yesu ari icy'iteka, kandi nicyo rufatiro rw'isezerano rishya ryavuzwe n'abahanuzi, aho ibyaha byose byababariwe. Kubera ko umwanditsi yashize Yesu hejuru amusumbishije ibyo byose yamugereranyaga nabyo, iki gice cya nyuma ni kimwe mu bikomeye bidushishikariza gukurikira Yesu. Rero dutekereza byagutse. Muri Yesu babonyemo ijambo ry'Imana nyaryo. Muri Yesu bafite ibyiringiro byo guhindurwa bashya. Yesu ni umutambyi wabo w'iteka, niwe gitambo gitunganye rwose. Ku bw'ibyo bagomba gukurikiza ingero zose zikomeye z'abizeye zigaragara mu nkuru y'ibyanditswe, kandi bagomba gukomeza kubera Yesu abizerwa, biringiye ko nubwo baba bahura n'ibibagoye no gutotezwa, Imana itazatererana ubwoko bwayo. Uko niko igitekerezo cy'ingenzi kijya mbere muri uru rwandiko, aho umwanditsi arwita ijambo rigufi rishishikaza. Dore ingingo zindi z'inyongera ko ushaka gusoma uru rwandiko. Igihe cyose umwanditsi yifashishije ibyanditswe byo mu isezerano rya kera, bisa naho asiba interuro imwe ku yindi akabikora, ujye uhagarara maze ushakisha ayo magambo yifashishije yanditswe bwa mbere, maze uyasome mu mvugo yayo y'umwimerere. Rimwe na rimwe bizakurushya, ariko kenshi uzabona uburyo bw'inyongera bwiza buhuza ibyanditswe utari kuzigera ubona keretse urusomye. Birakwiriye rwose ko byitabwaho. Ugomba kandi kumenya ko iyo mirongo irimo imiburo itazatuma wumva ushaririwe, kandi icyo nicyo n'ubundi kigenderewe. Yashyiriwemo kugira ngo igutere ubwoba. Yashyiriwemo kugira ngo ikwereke ko kwanga Yesu ari ubupfapfa kubera ko ahebuje. Iyi miburo yose iganisha ku ntego rusange y'uru rwandiko, kwerekana ko Yesu ari we guhishurwa gukomeye ku rukundo n'imbabazi by'Imana. Ibyo bikaba ari byo bivugwa mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo.